nihe mpano ikomeye waha the trainer? Impano Yego. as gift. As a gift ifatika. Why him? Basi inkwemerero wa kane basishyira mu muntu utari umufamiliye. Iregana nubwo ugenda wenyine. Okay, atari umufamiliye. Ubwo nahitamo umugabo. Umugabo. Sinanyibutsa abantu. Sinanyibutsa. Vuga ko ariho washakaga kuganisha rwose araho. Muheruka kuvugana ryari? Kubera? Kubera. Oya urumva mwese muri abastari. Deshoye na mu minsi ishize ngira ngo namubonye social ndamukurikira ndamufollowinga na karena ndimo ndeba hariko niyo mpamvu kare romantique ntabwo rega iyo umuntu yamaze gutandukana n'undi ibyo bintu biragenda ari ikintu wabonaga ari cyiza nyuma ukabona ni kibi. Ese uke bivuga ko gutandukana byarangiye ntago mushobora kongera gusubirana shabaritse ku mpaburo na yanjye kintu mukumburaho. Ndagusuje cyane mwifurije umunsi mwiza umunsi w'umugisha kuri ukunda Iris TV ni by'agaciro kubana nawe ndetse ngubwire ko niba uduha comment we ngukunda kurenza abandi bose kabisa ubwo nshimira mwese mwatweretse ko mudukurikira yaba ibiganiro bitambutse arababanye natwe mu biganiro by'abana benshi twagiye dushyira muri no minsi berekanye ko nubundi bakunda igihugu cyacu ndetse na nyuma dukomeza tubana mutwereka ko kabisa ibihumbi 100 kuri YouTube ari ubusa kubyuzuza ubwo rero ni by'agaciro ndi kumwe na Keza risk mwabibonye nahereye hasi ku nkweto nziza cyane ubwo abakunda high heels mwabyumvise nubwa kenshi duhaye ibiganiro ntago ari ubwa mbere ariko uyu munsi by'umwihariko tuje kuganira nyuma y'igihe kinini muri uyu mwaka nibwo kituganiriza aheruka kutuganiriza 2022 ngira ngo ari kumwe n'umugabo bita Muhajiri bicaye barimo batuganiriza ku bintu byinshi cyane bitandukanye by'ubuzima ke karibu. Asante. Meze sawa? Meze neza. Ya ntago wahindutse cyane duherukana ukiri maneke ariko ndabona n'ubundi nta cyahindutse nyenda nambaye amaponje oya ariko ibintu by'imyambarire turahera ku nkweto turahera ku makanzu duherukanye mu birori byo kwakira Gasogi yakira Lion Sport nibwo nguheruka nabwo ngira ngo twagize akagala night karimo wambaye ikanzu nziza y'umweru ababonye kuri social media barabibonye ibintu by'amakanzu bikuraye. Urakoze cyane. Amakanzu umuntu unyambika yitwa Odileira Design akorera mu Kiyovu ariko no mu mujyi afite showroom rero ari dodera wowe ushaka kumwereka design ikanzu yari yo yose cyarayizana pe uko wayimusabye kandi adoda neza cyane ni unyambika. Izi kanzu zigaragara nka zimwe zo muri Paris Fashion Week bituma nibaza ke ibintu by'imideri ubundi uhurira he nabyo kuko nge nkuzi muri cinema turaza no kubiganiraho cyane bre nawe kwere ubwo reka tubibwira abantu batabizi abantu batabizi yego ibintu by'imideri nakozeho ubu fashion model so ariko ni kera nyirakamaneke natangiye no kubyibuha ariko n'inshingano zamaze kwiyongera so nsigara rero nkora fashion mu buryo noneho bwenda bw'amafoto cyangwa kwamamaza ariko noneho bitari mu buryo bwa runway kato. Okay. Hari shop wari ufite ariko ngenda kwibariza personally kuko ngenda bizi hari shop wari ufite watangaga ibintu ndumva ari n'ingofero nigeze gukunda yaba cowboy ni school boy ndayikunda ndayisarira ariko amafaranga y'i Kigali nawe urabizi mu ruko nza kuyigura shop iracyahari bimeze gute? Oya muri iyi minsi ntago nkiri ku bya shop y'imyenda ariko hari ibindi bintu ndimo urabizi Kigali umuntu nyine akora ibintu bimwe and then yabona hari ibindi yenda ashobora kurenzaho igiceri cy'ijana and then ukaba nabyo ari byo wimukiyemo. Shop wabaye nkaho paritse nabaye nkaho paritse gusa bitabujije ko ari nk'ikintu cyiza wabonye nambaye cyangwa se umubebe yambaye ukagikunda wambaza nkakigukomandingira and then ngewe nka gucharginga amafaranga yende ya transport. Biroroshye cyane byo biroroshye uvuze ko umubebe mitani ukako rwose Keza nari narakiriye ahaye arataragira umubebe. Keza nakiriye aha icyo gihe nta mubebe wari ufite ke umwana ameze atese? Umwana araho arameze neza
uretse ko yenda arwaye muri iyi minsi ariko sava Imana iramukiza. Ibyo bibaho ku babebe kenshi usanga Imana nyine bibareba n'imiti yayifata neza na mama umukunda reka kubyara ubuzima bwawe urimo uyu munsi kubyara no kubutari wakabyara ubigereranya ute ubuzima bwo kuva iyo transition irimo hagati byonyine kuba Keza ari umukobwa mwiza business woman uhise none ubyara ubifatanya gute Keza watarabyaye na Keza wabyaye babarambanze mubaze uri kumeza like how do I look now? Sexy, classy, yours. Okay, nta kirimo kidasanzwe. Iyo ukomeje kwiyitaho ariko igihindukana inshingano and then yenda no mu myifatire kubera ko uba noneho ugize umuntu uzajya kurebereraho ejo urugero ruha umwana ariko ibindi nta birenze. Nta birenze oya none seke mbere wari umukobwa witahira isaha ushatse uyu munsi Keza kujya uzamubone ninjoro ni intambara nyine ni bimwe nakubwiye ngo nyine uhindura imico cyangwa imyifatire uhindura imico n'imyifatire and then n'inshingano nyine zigahinduka ariko nta bindi bintu nimba yenda naratahaga saa runaka ngomba gutaha kare kugira umwana nyine ambone tugirane time bundi duseke amenyere menye n'umwana uri gukura gute n'umwana uri gukura kundi iki cyangwa yanga iki ese afite yihe mico ya donc muhereza uburere so rero ibihinduka ni imico n'imyifatire nyine kuko hari umuntu ugushaka ko azakureberaho kandi ntekereza ko nta muntu nutarabyara ntekereza ko abavuga atenda igihe cyose nzabyara ndashaka ko umwana wanjye azamera gutya. Ni iki kintu ubona umubebe wawe mbese ushobora kuvuga uti iki kintu nicyo yazanye mu buzima sinshobora no kukibagirwa nahoze nganira na kapo kare bakajya bambwira bati iyo ndi mu gasozi niyo ndaba ndi ku kazi numva ntatekanye ariko iyo ntashye numva ariyo paradizo yanjye umubebe ubona arahinduye iki kuri Keza? Yampaye kugira ubwoba bwinshi cyane ariko ama no kugira ibyishimo narabona muri isi niwe nabibonye so ubwoba rero ubwoba mva bre morana ubwoba bwikize morana ubwoba mana yanjye you can't imagine sinzi ukuntu nshaka kubisobanura like nk'ubu tutari kumwe nshaka kwibaza se yenda ari gukora iki ese yenda agiye nk'umutantine wari kusuka nk'amazi yenda akamumenekaho donc nkumva ndahangayitse ikindi ushaka kwibaza ati se mana yanjye nk'ubu ngiye mu muhanda nkakora accident nkapfa umwana wanjye namusigira nde umwana wanjye yasigara gute niyo waba ufite ba mama wawe 100 ntabwo wakumva ko yakurerera nk'ukuntu wakirerera niyo waba ufite abavandimwe miliyoni ntabwo wakumva ko ugiye yakurerera nk'ukuntu wakirerera so ikindi ugatekereza ese ubu buzima ni gute nakora nkatera imbere kugira ngo umwana wanjye muhereze ubuzima bwiza nzamuhereza amashuri meza yige ku kigo cyiza ubwoba rero uhorana ubwoba bwo gusubira inyuma ngo ube wakena cyangwa ube umukene uhorana ubwoba bwo kuba uramutse ugiye ugapfa cyangwa se hari abantu bajya nko mu kabari bakiyenza bakanywa nk'amayoga bakiyenza akaba yagukubita nk'ikintu uhorana ubwoba bwo kuba wagira umuntu n'umwe muserera atagukomeretsa ukajya no mu bitaro niyo waba udapfuye ukajya no mu bitaro byonyine ukamara nk'icyumweru utari kumwe n'umwana so uhorana ubwoba iyo ufite umwana nicyo kintu nabonye ariko nanone iyo muri kumwe ntabwo ushobora kurakara kubera ko ubu ureba umuntu wakuvuye mukavuga ati imana yanjye ubu nanjye nafashije imana kurema donc nicyo kintu cyiza cya mbere cyambayeho nicyo kintu cyanahinduye n'ubuzima cyane cyane ko ari ibyishimo tuba tubura nyine wowe urebye neza baguhitishijemo aka kanya umubebe muvanyemo umubebe ntagereranywa bakakubwira bati tugiye kuguha abantu 2 umubebe aziyongeramo nyuma musigarana kuri iyi si kuvuga ngo hari abantu nyine wumva bagomba kubaho tu babana nawe wahitamo bande umubebe ntago arimo uriya arihariye basima 3 okay 3
maze twiyambukire. uwa mbere ni musaza wanjye, yego. uwa kabiri ni tante wanjye. Tante wawe. uwa gatatu yaba papa wanjye. Yaba papa wawe. Nta wundi muntu utari umufamiliye ukunda cyane kurenza? yari ushaka ngo ubwire. Oya, wowe ntabwo turamugeraho ushaka. atari umufamiliye. Yego. Basi inkwemerero wa kane basishyira mu muntu utari umufamiliye. Iregana nubwo ugenda wenyine. Okay, atari umufamiliye. Ubwo nahitamo umugabo. Umugabo. Sinanyibutsa abantu. Sinanyibutsa. Vuga ko ariho washakaga kuganisha. Oya, ntabwo ari we nashakaga. Ntabwo ari we nashakaga kuganisha. Uri umwe mu bantu navuga ko nawe urukundo rumeze nk'urwanjye, ntabwo ari nk'urw'abandi bantu njya mbona. Ni nayo mpamvu bise nkubaza abakobwa benshi bifuza kugumana n'abagabo. Hari n'igihe umubaza uti bataranashakana, yewe nta n'ivi yamutereye, ukamubaza uti se ninde muntu mva mwasigarana n'umugabo wanjye? Ni rero nari ntangaye ukuntu udahise umbwira uti umugabo araho. Muheruka kuvugana ryari? kubera oya, urumva mwese muri abasitari. Deshoye na mu minsi ishize ngira ngo namubonye social, ndamukurikira, ndamufollowinga na kare nari ndimo ndeba, ariko niyo mpamvu nayo mise mvuga nti banze nkakubaze. Rega iyo ndi kuganira umwana mbavuga urubuto rwakuvuyemo we na Detrain. None se ubwo nyine naganiriye n'umwana na se tuba twavuga. Oya, uyu munsi ndashaka twiganire ke. Urabizi ko iyi media n'ubundi uyirimo isanzwe ameza murayirukanye kandi wahoze. Oya, narebaga social media platform abaza abasada posting. Ameze neza. Muheruka kuvugana ryari? Kubera iki se? Erega ushobora no kuguhamagara ashaka kuvugisha umwana. Wowe urashaka kumuvugisha umwana? Nzaza kumusura. Ushaka kuvugisha trainer? Oya. Muguhamagarire. Ingaho muhamagare twumve. Zana telefone yawe muguhamagarire. Koresha yawe. Kubera iki njye nta mayinite mfitemo? Nta mayinite ufite? Ntacyo turamuhamagara dusoza ikiganiro. Reka nze mbwire Emilia yakugurira yakoherereza. Ubwo rero ndi kwibaza byinshi, nta nubwo twe twanamugeraho, we nta nubwo twe twanamugeraho, ahubwo ubwo rero ndi kwibaza umubebe feelings, uburyohe bwe, ngiye nguhira ukuri, uri umukobwa utarabyara, ndetse utuganirije na byinshi by'umyifatire, utaha kare, uba wihuta kujya ujye kwirebera umwana, ntukirakara. Mbere wararakaraga byatari? Cyane subizi. Mbere ukano mbabwira ko ngira amahane. Yatari. Ese muhajiri muraherukana? My friend kwere. Ameze ate? Ameze neza cyane. Ikipe y'igihugu aracyekinira? Nawe nyikurikira ibintu by'imipira. None se best friend uyoberwa ahantu akina? Oya, ndahaza ahantu akina. Sakina muri police se? Muri police. Ndahazi. Ahubwo nyine ntago nyikurikirana. I think ko babanza kubanomina abantu bazajya gukina mu ikipe y'igihugu. Ese bimeze gute nabaye abakinnyi be kwitwara neza kugira bajye muri ekipe y'igihugu, so nawe mberuka. Ariko no kuvuga ngo mu mibonanire kubonana murabonana, gusuhuzanya umunsi ku munsi. Ari we na the trainer ninde mubonana cyane kurenza undi? Like seriously? Yego. Umunsi ku munsi ari gihe umuntu aba ari best friend. Nk'ubunye best friend wanjye tubonana gatatu ku munsi. Ntago tubonana umunsi. Ariko baby mama dushobora no kutabonana. Oya, nta numwe tubonana umunsi ku munsi. Mu cyumweru basi. Shana byabigoye biterwa na gahunda buri wese na business. Nimba ari we tuyifitanye ngo niwe twabonana. Biterwa na gahunda buri wese mufitanye. Birumvikana. Nta nubwo rega ndi bukubaza ibintu byinshi humura, turaza kwiganira nk'abantu baziranye urumva. Rero ngiye kwibaza hari nguhera ukuri no muri filme, niba ari bad drama series, niba ari bad drama ki banza ari 2021 hari sibyo ra na 20 ese ibintu bya cinema bitaye kandi Keza kuri kuko nawe sponsoringa projet nyinshi mbizi kuki utagumye muri film? Nago nazivuyemo byo kuzivamo n'ubu ushaka kubona nkoze nka filime, ariko donc ni inshingano zabaye nyinshi. Nkuko niyo business y'imyenda nabaye mbihagaritseho, and then hari igihe nyine ugira ibindi bintu ujyamo bikakuzitira ku buryo ibyo ngibyo nabyo bishyize ku ruhande. Ariko ntago
biriya biba ritara ntago hari ibintu utasiga. Yego. Badrama muheruka kuvugana ryari? Hashize subu menya hashize nk'icyumweru. Hashize nk'icyumweru muracyanavugana abantu? Yeah, he's my good friend. Your guy. He's my Your G. Yeah. Your G. Ubwo rero barakana mwajyaga muvuga muri filme ngo bad ngariko bad harya niwe wakavugaga cyangwa ni Sherine? I don't remember kabisa. Ntago sibwo umuntu wakinnye filme yakibagirwa. Karakanure. Siko ziba ari nyinshi uruva ubuntu yakibwira. Oya kariya niko nshaka. Harya niwe wakavuga. Ni wowe ariko ke. Hari ukuntu uvuga wumva biri romantic ukuntu niwe wakavugaga. Ndaza gusubiramo ndebe nemba ari ngiye. Ndagaruka hano nkavuge nitsanga ari. Ariko bad. Ngavuga bad twumva. Ke nuko erega nuko abakunzi bawe ni benshi. Keza urumwe mu bantu bafite social media zimeze neza mu Rwanda mu bakobwa. Nise ko kantu kavuze bitwaye iki? Action. Ariko Blaze. Ke utazankubita barira. Uziko yako kavuga umuntu akazansanga hana agafunga shop. Niko. So bise bituma nibuka rero Badrama ubwo meruka kuvugana ese ajya agira igitekerezo cyo kugaruka mu mafilme mu Rwanda? Yeah. Numwe mu bagabo batajya baryama nawe. Nagajya aryama. Iyo umwumva kazaza nka ryari? Gukora iki? Mu bya cinema unubundi afite ibindi akora ngira ngo afite Badrama TV ubiri gukora. Ariko na cinema muri Amerika arayikina. Aracyabikora ya. Acyabikorayo. Ntago mbiherutse afite yitwa gute? Ntago nibuka izina neza ariko mwajya kuri channel yiwe hariho filime yakoreye USA n'abamucomanta I think. Okay. Ndaza gukubita akajisho ndebe urumva mari kwibuka urungano rwawe abantu erega buri muri covid mwafashije abantu benshi n'abayemiriye barimo bari bagiye kuzapfa n'irungu ariko mu barwanaho ubwo rero hari undi muntu wari inshuti yanyu umunsi urihangana ndaza kukubaza abantu benshi umuntu bita Marina de Ball. Amakuru ari kuvuga ko ngo yibereye ngo za eseke we ntago ibintu bya plastic surgery ujye ubikoresha ngari Nigeria ngo uwo mukobwa we ntago ujye ukora cyangwa Imana aragutatse. Oya nago ndabikora ariko ni amahitamo y'umuntu kimwe ko nta uguhitiramo kuyogoshesha cyangwa se ngo aguhitiremo kutereka umusatsi n'ibindi rero ni amahitamo y'umuntu. So nge rero ntago ndabikoresha so ayo niyo mahitamo yanjye. Mahitamo bikaba ngombwa ko njya kuyikoresha sava ubwo niyo zaba yabaye amahitamo yanjye. Ese urebye ku mubiri wawe ke ngiye mbona uteye neza personal ariko ubwo wenda abandi sunzi uko babibona ni kiye gice wakoresha benshi numvise ngo harababazinda ngo harababagishije ngo amabuno barayongera abandi ngo amabere ngo bateretseho ke ni kiye gice wakoresha ku mubiri wawe kugira ngo kibe umuntu wese ajya kibona avuga ati kabisa. Okay, to be honest ndamutse ndukoresha surgery nakoresha inda kuko ko nyuma yuko maze kubyara nazanye inda nini. Ntayo mbona ngenda bisikiriwe ubwo rero ndukoresha nakoresha inda ariko ndi kwitabira gym kugira n'amarejime kugira ngo ndebe yenda ko nabanza ngakoresha ubwo buryo ikagenda. None se prefer nk'umwe mu bahoze muri the main nkeka ko urumwe mu bakobwa n'ubundi bari hafi ya Badrama harimo wowe harimo Sherina Doll harimo Marina de Ball n'abandi benshi mwakinanaga. Marina we mujya muvugana? Ndoroka kuvugana kera cyane. Shize nk'igihe kingana gute? Ni kinini pe. Kinini? Yeah. Nk'umwaka urimo mutavugana. None se wumvise ko umuvandimwe ngo yagiye ngo Nigeria na makuru bari hanze showbiz nikimeze igenda yihindukiza ntago umenye uko bigenze. Wumvise ko abenshi bavugaga ko yagiye ajya muri plastic surgery kugira ngo bamukorere nyashi birapfa ngo habamo gutema ngo ndetse ni no mpamvu ahari akiri Nigeria igihe cyose yagiriye yagendeye. Wumvise umeze gute nka Keza nk'inshuti yawe? No, my own business nago ikintu umuntu ataje ngambwire na nubwo nshaka kugiha umwanya wo kugitekerezaho kubera yuko I have a lot of things nshobora kuba naba ndi gukora muri icyo cyo gutekereza ibyo bintu but aramutse ashaka ambwira ati yenda nagiye hano hantu meze gutya okay dushaka kubiganiraho ariko as I told you hashize igihe kinini hashize like nk'umwaka ntavugana nawe so ntago mbizi. Ese kera makuru ufite yuko bijya biteye mu bundi
cyabarabeye ndabisoma nkuko nawe ushobora kujya kunoza ukabisoma cyangwa ukabona amavideo hari nuza y'aba Kardashian aho bagiye gukoreshereza ama plastic surgery hanyura abadokiteri baba like nk'umuntu akaba yarikoreshereje nk'inaha cyase muri ibyo bihugu za Nigeria nyuma bikamugwa nabi like after 5 years or 10 years so ukabona yenda nyuma yagiye gusubirishamo yenda yarabaye nabi so njya mbibona ku mavideo ariko nta makuru mbifite neza 100% ko sindabikoresha sinabonye even n'umuntu wabikoresheje kuno amaso ku maso nyine bikamugiraho ikibazo bibaye ngombwa ko umushuti wacu cyangwa se umukobwa w'Abanyarwanda mazi dukunda cyane fundraising cyangwa se guhamagara akanakubwira ati ke umwe mu bakobwa barwiyemeza mirimo mu Rwanda ufite byinshi ukora ke wambabariye ukanyoreza nka gitatu ku muganga mbona ari kunsaba kugira ngo amfunge nibura byo gutema cyane wamusubiza iki? Okay, I'm really sorry kuri ibi ariko nta kintu namufasha. Kubera iki ke? Kandi ari inshuti yawe? No, impamvu nta kintu namufasha ni ukubera ko ikintu wagizemo amahitamo wafashe umwanya wo kugitekerezaho sibyo? So ikintu rero wowe cyangwa nanjye ikintu cyamba hari ngiye wakiteye ni ukuri nta n'umuntu najya gutera impuhwe ari ngiye wakiteye icyo kintu. Alright, nari ndimo nkubaza kuri Marina ariko cyane cyane reka tunamuveho ariko aherutse gusohora statement avuga ko warwaye malaria kari nayo mpamvu imumereye nabi na nuba ari kwibaza ese bizagenda biti sibyo? Ari nayo mpamvu nahise mvuga nti ibyo byo byose ikintu twakora kandi cyiza no gukora ko fundraising. Yayisabye se? Ese GoFundMe iramutsije ije nyine ubwo ije umuntu wese atanga ubufasha mu buryo butandukanye ubwo twajya kushaka amamustikeri inzitiramibu kugira ngo nyine atazongera no kuyirwara. Hari n'uwazana twa tuntu bacomeka batwita gute tuba twicimibu yego ariko simbizi malaria se muri Nigeria nta miti ya malaria ibaye na quality mezi ibaye. Nanjye ndi kwibaza ashaka ko amaze nk'amezi 2 cyangwa 3 hari malaria ubwo ntiyaba ari imwe y'umusaraba umwe hari y'umusaraba umwe iracyabaho mu Rwanda twugarijwe na Marburg ariko ndumva byabaye na malaria. Twikomereze ndumva ibyo byose ibyiyumvira ufite hari byiza yumvira ufite hari byiza gufasha ni byiza ke business ya movie wabaye nka wihagaritse imyenda wayivuyemo bihagaze gute ku bijyanye noneho na business uburi gukora iki mu buzima busanzwe? Okay. Muri iyi minsi urabizi dumodita. Ego. So muri iyi minsi rero nibyo ngibyo ndimo aba no mu bintu bya kariyeri nkuko bisanzwe. And then tukaba rero hari n'ikindi gikorwa dufite turi gutegura nka Diva House Beauty ihora itegura Diva Award buri mwaka urero ikaba iri kuba ku nshuro yayo ya kabiri. Nibyo ngibyo ndimo muri iyi minsi. Nibyo ugiyemo. Ariko se ko ari n'abantu numvise bakuvuga wenda Diva Awards Beauty Awards turaza twiganiraho abantu benshi bambwiye bati Keza Teriski afite ibintu bijyanye n'amazu afite ibintu bijyanye n'amamodoka kodesha hari current ugira naho nyali yakura afite ngolomemo wowe hari ugira isamazu bihagaze gute? Ibyo byose n'amakuru bari hanze kandi ni ngombwa ko iyo uri cyamamara uvuga. Okay, bijyanye na current ubu ngubu hari amamodoka 2 yonyine. Ubwo gusa yenda nuko impamvu ibya current nabyo nabaye mbihagaritsemo no kubera ko amamodoka ubu ngubu ntayahari hari ayo ngayo 2 gusa. So rero urumva hari igihe abantu bashaka imodoka ari benshi ugasanga yenda ugiye gutira umushuti wawe aguhereza iyo afite kugira ngo uyikodeshe mu izina rya company yawe ariko ugasanga nyine ntago ari izawe. Ejo ntazo uzaba ufite kandi nabyo bizama ama stress kubera ko usanga hari nk'igihe nk'uwo muntu wayatse ashobora kuzana handi mananiza nyuma kandi wamaze kwihereza umukiriya. So for now hari imodoka 2 ariko ntago ari business nkize imbere cyane. Izo business zose tuziretse ke uyu munsi car renting ivuyeho
iyo movie ivuyeho nago kandi yavuyeho kubera ko nimba hari imodoka ebyiri zirakora ziracyakora zirakora like nk'imwe ifite ikiraka kihoraho like bayifashe umwaka ahantu muri kampani runaka bayifashe umwaka so niyo mpamvu rero ubusa indi ugasanga nyine haruje akayifata icyumweru haruje akayifata iminsi donc gutyo ntabwo rero byo byavuyeho ahubwo nuko atari ikintu uba noneho uhereza nuza nini cyane alright impamvu rero nkakubajije hari ukuntu benshi twagiye twiga ibintu bitandukanye ariko ugasanga urabizi hari abasitari batandukanye Philip buriya ngo yize ubuganga ashituka yibere mu itangazamakuru n'umudije ubu n'umudije wa danje aho kujya gukoresha ibintu bijyanye n'inshinge n'ibiki ubakoresha tantebo hari ababaye Emilie bize itangazamakuru uyu munsi niba rikora hari ba tonalite biza ICT uyu munsi n'abahanzi hari ni benshi twiganya harya ikada nago nari mbizi bariganye kabisa yakoze n'ubukwe ntiyanumira warabimenye mu cya kabiri hari hose ni wawe kuyu mugeni ariko ameze neza reka tumwifurize ibihe byiza ke rata nyibwirira mu turimo tw'amaboko ibintu byose ndi kumva ukoresha umutwe cyane muri auditeri auditors ukoresha umutwe by'amamodoka ntago uri umukanishi usinya contract ugaha umuntu imodoka ibiki byose turimo tw'amaboko akaye karimo k'amaboko nkanjye ngenzi guhinga byatari I know nanjye ndabizi ntago izo ntoki urabona zarahinze ariko ke uko mana ngenzi guhinga ako ke wajureka kubeshya kuri isoya mbabare uzashaka umurima tugende sure ubu ndi content turekorera mu murima iyi content ndayemeye hano kuri iList sure duhinga ariko nawe ni inkurusha oya ngewe amayogi urayazi amayogi ndayazi nyine kwa kundi bahinga bashyira kuno ku kirenge cyose genda urumva ko nzaguhugura ahubwo none se ke oya guhinga akareke nyibwira natakanu kamaboko ibintu byo guteka ntago ari umurimo none se niki reka genda bizi abantu buri aba bahanze nibo baba bizi diaspora turitekera umurimo urumva no kumesa si umurimo kuko ugomba kwiyitaho nyibwira kandi karimo okay ariko se ko ari ibintu nakoraga nkiba kwa muzehe ariko ubu ngubu ibintu bijyanye no gukora nese ubundi uri gutypinga kuri machine si imirimo ibintu by'abazungu bireke okay nkiba kwa muzehe kwako bafite ahantu hanini twajyaga duhinga amakaroti ibitunguru nuza watermelon ariko ubwo ari igihe yatumanukanaga tukajya nko mu cyaro n'amashu ugasanga nyine tutinze mu two tuntu gusarura watermelon urabizi ubwo cyakuzihinga byo naba guhinga byo nyine se saa simirama ariko nyine utuntu turaho tw'imboga naduhinga ariko simeruka kubikora kwa kurabona amazu y'i Kigali ubusanga kuri ubu ntago bacyubaka amazu afite imbuga nini cyane ubusanga ni imbuga bafite ari ijyamo parking imodoka 2-3 ugasanga naho hari n'uturabyo duke so ariko ushobora no gufata nuko yenda umuntu abatabihaye umwanya ariko mbishatse nabikora gufata imifuka ari ukuntu bagira imifuka ugashyiramo ugashyiramo kuri Diva Beauty Awards ihagaze gute ese bipanze gute ibyayo ubundi company yitwa Diva House Beauty ikabikora ibintu bijyanye n'ubwiza yahurije hamwe rero abantu bakora ibintu bijyanye n'ubwiza harimo amasaro hakabamo abantu bogosha hakabamo abantu basuka hakabamo abantu basokoza hakabamo abantu batera makeup abatera inzara bakora tatouage amasaro ya spa donc abantu bose bafite ahantu bahuriye n'ibintu by'ubwiza imaze kubahuriza hamwe rero turavuga ati reka tujye turebamo abantu 10 tunominemo abantu 10 bujuje ubuziranenge batafunzwe cyangwa badafitanye ibibazo n'igihugu and then turebe n'uburyo bakora bujuje donc ibisabwa ubundi bapiganwe nimba navuga gupiganwa donc bahatanire umwanya wa mbere turebe noneho muri abo bantu 10 nimba ari amasaro 10 meza afite ibikoresho byiza afite abo bogereza mu mutwe heza
donc ahantu bujuje ibyo bintu byose noneho hakavamo sarimwe nimba ari abantu basuka muri iki gihugu ni benshi cyane akaba ari we wegukana icyo gikombe. Tumaze kubikora twabikoze umwaka wa 2023 niyo yari edition 1 byagenze neza binaruta nuko twabitekerezaga uko abantu barabyitabiriye n'ubwa mbere byari bije ariko muri uyu mwaka twashyizemo irindi tandukaniro turavuga ati ese noneho nimba abo bantu bose bahari kandi bakora noneho ninde bakorera n'umukiriya bakorera umukiriya turavuga ati reka turebe noneho mu bakiriya bagiye banyura muri ayo masaro cyangwa muri iryo riro rya Diva House Beauty tuhitemo abakiriya nabo 10 ba mbere kandi bakoresheje mu gihe kingana yenda nk'imyaka 3 na saro tureba byibuze saro cyangwa imyaka imaze cyangwa umukwaferi igihe amaze akora kuko nibwo busanga afite ubunyangamugayo atambura abantu. Ego duhitamo rero umukiriya mwiza ariko tumuhereza kabyiniriro kitwa Queen of Beauty. Ego ariko ubundi ni umukiriya mwiza. Abo bantu rero harimo twafashe abakobwa basa neza bakoresha izo services zijyanye n'ubwiza kandi batumye n'abandi bantu mu by'ukuri bamenya za services zijyanye n'ubwiza. Like nimba ari nko gushirishaho tatu y'ingohe abantu ntago bari babizi ariko nimba umwe mu bakobwa yishirishijeho kandi akoresha na social media ziwe neza bakabona hora afisize tiro niyo yababyutse umuntu wese arareba akavuga ati nanjye nkeneye kujya gusigisha iriya tiro gasanga akoresheje iyo tatuwaje y'iyo tiro cyo bati ndabona uriya muntu afite inzara nziza nkeneye gukoresha inzara nziza. Akaba rero dufitemo abakobwa aribo best customer babakiriya harimo Shadibu harimo Hamajest harimo Swala harimo Kita Krista Mendez harimo Ange B harimo Mamira Diva harimo Nene Tracy harimo Nadia Mutesi harimo bande ya ubu ni 10 buzuye ni 10 ariko hari nabo twagiye dushiramo bakemera nyuma yenda bakongera bakisubira yenda bageraga ubwoba bwa bagenzi babo ariko dufite abo bakobwa bari guhatanira uwo mwanya wa mbere. Akaba rero umuntu uzatwara iyo award y'uyu mwaka mu bakobwa azajya ahabwa 500 bya buri kwezi nk'umuntu utumenyekanishiriza ibyo bikorwa bijyanye n'ubwiza. Yego kandi anakorerwe na za service zose zijyanye n'ubwiza igihe cy'umwaka. Abandi bakobwa bakaba bazajya bakoresha izo service zijyanye n'ubwiza mu gihe kingana n'amezi 6. Abandi rero yenda abogoshi cyangwa se abaca inzara bakora ama makeup nabo uzatwara award bifite n'ikindi kizabiherekeza yenda nimba wogosha yenda tuzaguha n'imashini donc yenda uzayifata uyihereze nk'umunyeshuri umwigishe kogosha donc tuzagira n'ibindi bintu turenzaho nyuma ya award. Alright, mwarumbwiye ukuntu natora Shadibu namutora gute cyangwa se Ange B ni benshi Krista Mendez Swala utari bunyure kuri website ushaka uburyo bworoshye wakanda akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 14 akanyenyeri nimero y'umuntu ushaka gutora like nka Shadibu afite nimero 2 ubundi ukahita ushyiraho urwego. Ijana ryanjye riragiye Ange B ni akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 14 akanyenyeri nimero yiwe ni 9 ugashyiraho urwego ukamutora kandi biva ku giceri cy'ijana kugera ku 100. Shadibu ndamutoresha 10 ushaka mutoresha 10 ushaka mutoresha 2 ayo ushaka kuko generation yanjye na Shadibu n'amafaranga menshi dufite. So
twikomereze ubwo Diva Beauty Award ni ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 nibwo bizabera hehe tuzabikorera hehe ibyo birori ngomba kuba mari ugomba kuba uhari cyane bizabera mu ndi center hakazaba hari aba DJ bakomeye basanzwe bazwi hakazaba hari n'abahanzi ntabwo bizaba ari ibyo gutanga award gusa hazaba hari nyine nabo bahanzi hakazabaho na modeling hakazabaho n'uburyo bwo bazatera amatente abantu bakagenda bacuruza like nka bamwe dufite mu batera nkunga bacu harimo nk'uyu bawanyambitse Odileila design hakaba harimo n'undi witwa Lawns Dresses nawe akorera hano kuri La Bonne Dress nawe acuruza ibintu bijyanye n'imyenda ariko we iva muri Amerika ni imyenda iba ari myiza cyane akaba witwa also bagira ibintu by'amameka bya lipstick hakaba Arcobra Dubai Rwanda bakorera Nyarutarama bagira amaspa bafite ibintu byinshi cyane za kugira ngo tubamamarize muri iki gikorwa turi gukora nabo ikaze kuko kuri uwo munsi buri muntu wese azaba afite akantu kiwe nimba ari coffee nimba se ari inzoga nimba ari iki yaba ari gucururizamo uwo munsi ya buri wese ya profit hari na red carpet nziza cyane foto iteye ubwoba kabisa iteye ubwoba alright dusoza nagira ngo nkubaze ibintu byoroshye cyane ubwo ni impano ikomeye ya hano kwisi kuko ijuru ryo ni impano iritanga ni impano ikomeye waha the trainer impano yego as a gift ifatika why him afite ikintu avuze n'umubebe nawe ndamukubaza mwabantu mwe breze si ke ni ihe mpano ikomeye waha papa w'umwana wawe iyo wumva imukwiriye iki kibazo kirakomeye pe reka nkorohereze ni ihe mpano yo nyine wumva ku isi yose ifatika waha umwana wawe impano nahereza umwana wanjye namuhereza ari ngiye ubigena namuhereza ubuzima niba ni butanga ndashaka ikintu gifatika ubuzima se wabukora okay ikintu gifatika okay namuhereza ubutaka ubutaka kabisa ku isi ubutaka ni sawa noneho the trainer wamuha iki rero ariko mwuka byaramwe ni wari umuvuye okay oya kamaze sobanuye ku mwana impamvu ubutaka nago bwimuka niyo mpamvu nabuhereza umwana azi nk'ikintu gifatika amafaranga yo aragenda agashira ariko guhereza umwana ubutaka buhora bugira agaciro buri mwaka so nicyo kintu rero namuhereza kuko buriya nakavuze nanone amashuri ariko nanone oya afite ubutaka yazajya agenda akahamagara n'abantu bakamwigisha nyuma ishuri ni nyuma oya akoma kuryiga n'ubu umwana wanjye ariga tansiyo ku mwaka umwe n'igice muri creche okay papa wese ubwo namuha iki ikintu gifatika yego shushatse wamuha n'ururabo nshuti yanjye si ubwo ntuvuge ngo urukundo ntabwo rufatika nta n'urwo mvuze ariko si ubwo namuha iki oya wowe kubera wenda ibintu byinshi ushobora guhita uvuga urukundo kandi ikintu gifatika namuha iki koko ntacyo namenya pe cyangwa wamwiha ese bibaye ngombwa ko the trainer aza agapfukama imbere ya Keza te whisky akakubwira ati mbabarira mabuja narahubutse jondi nabonye ari na Dubai by the way ariko mwe n'undi mukobwa wamusubiza iki dusoza twihuta cyane nubwo amakuru uri kuyanyima ariko hari akabazo kanyuma ese wari wanditse ibyumba za oya kanyuma mu buzima hari ishusho mfite y'umubyeyi wanjye witabye Imana kera nenye mfite imyaka 2 ngira muri batari umwe nihe shusho ya the train kuguma mu mutwe utajya wibagirwa ntago ari umunsi wo gutera ivi kuko ibyo byose turabifite mu mafoto memories bibaho
nongera kumbona kuri Iris bwa guhinga ariyo tuzahinga turirimba nta kibazo tuzaririmba tuzaba turirimba mbabarira umbwire kubera ko memories zihoraho nanjye hari byinshi mba nibuka nicyo ora wibuka kuri we yego ukanareba n'umwana ukavuga uti hari kinibutse cyo nkanamukumbura wenda personally ushobora kukumbura umuntu kuri we koko mu mana yanjye kintu mukumburaho nta kintu mukumburaho habe ntabwo byashoboka ngiye umbwiye icyo nakibuka ariko nta yego kintu icyo wakwibuka yego ku mubiri we niba nta kintu mukumburaho noneho nta cyo nkumbura ku mubiri noneho memories umuntu akumbura iki ku mubiri we ushobora kubona ukuntu yagufataga akaboko urabona n'ikije ufashe nyine nk'akabebe ke uzibishe umuntu yahura amaje yari hanze hanga twakomeje shuri igitanga ngo basi nyibutsa ibuka muri memories ibintu umwibukiraho nibura ukavuga uti iki kintu ndakibuka nkumva iki n'amarira araje na feelings ziraje umva dutahe nta kintu nibuka kibigeze kuri urwo rwego ngo basi mbwira icyo wibuka gisanzwe icyo nibuka kuko ngiye reka nkubwira ikintu nibuka kugira ngo none nkwibutse hari umunsi anniversaire y'umwana we n'umwana bari bambaye imyenda isa harano navuze coup de chapeau kabisa navuze Keza arategura na the trainer barategura icyo kintu numva ko kitamvuye mu mutwe ngira ngo n'ubushize nigeze kukikubwira nk'umwaka ushize sibyo wowe niki wibuka bazi nukuntu yarakazwaga n'ubusa ariko ngo abantu barakazwa n'ubusa bari romantique cyane nabyo nzi none akandi kantu kuri none kari romantique wibuka kari romantique ntabwo rega iyo umuntu yamaze gutandukana n'undi ibyo bintu biragenda ari ikintu wabonaga ari cyiza nyuma ukabona ni kibi ese ubuke bivuga ko gutandukana byarangiye ntabwo mushobora kongera gusubirana shabaritse ku mpaburo shamba rero nkubwire Blaze ibyo bintu naje hano nkanjye ubwanjye naje hano kugira ngo mvuge ku bya wadi uri kubyumva ibintu rero bijyanye n'intuza yanjye ngiye mushaturwa hano kuri televiziyo yawe ndagushimiye pe urakoze ke wakoze kwitabira ikiganiro mbanza niduhinga ibintu nzamukorera mwabantu mu byitege kari romantique ntabwo rega iyo umuntu yamaze gutandukana n'undi ibyo bintu biragenda ari ikintu wabonaga ari cyiza nyuma ukabona ni kibi ese ubuke bivuga ko gutandukana byarangiye ntabwo mushobora kongera gusubirana shabaritse ku mpaburo shamba rero nkubwire Blaze ibyo bintu naje hano nkanjye ubwanjye naje hano kugira ngo mvuge ku bya wadi uri kubyumva ibintu rero bijyanye n'intuza yanjye ngiye mushaturwa hano kuri televiziyo yawe ndagushimiye pe urakoze ke wakoze kwitabira ikiganiro mbanza niduhinga ibintu nzamukorera mwabantu mu byitege